ubwo Soni yavuze ko muri ribu yego Soni yavuze ko muri ribu harimo abantu ba ribu ubwo bashobora kuba barya ruswa. ibyo byo ijana kuri rimwe ndamenyesha ko bidakinisha. yego Reka twaneze ibintu nyuma yagiye yatangajwe na DJ kugira ngo ujye muri toilette cyangwa ujye mu gihuru yego nzoka abantu inakurireyo bagufate nzoka inakurireyo kurye yego ntiwakwishyura gitanu ukabikora. Ese niba byanze usifite nanabivuze polisi arabizi barabizi polisi y'Ihuye yarabivuze bafashe ari gusambanira hano yabonaga ari materase ngo polisi kamera ngo taha ngo yango ndi mu rugo abantu bakomeje gufata ribu nkaho atari urwego yego bavuga uko bashaka bagira uko bashaka yego ari umuntu ku giti cye. Bafashe account ya president wacu yo kuri Instagram bayigira nkaho ari umuntu atagenga uko ashaka. Nabamenyesha ko umukuru w'igihugu adakinyishwa. Birababaje binateye agahinda kumara imyaka 3 wiruka mu nzego usaba ubutabera ariko ntubuhabwa. Minister yambwiye ko yego ntacyo yamfasha. Yaranditse minister avuga ko ntacyo yamufasha ngahubwo nasubire muri ribu. Bivuze ngo minister ateranye Soni ya Karavago se Soni ya akose Soni ya Noro mukabyara Shadibu mugenzi wa raje vuba. Icyo yakoze ni imyandikire idafite detail irimo amakosa ariko se baretse gatuye amanzi bazi ubundi kuki mu Rwanda baretse gato umuntu ugize akazi na wese yumva ko ikibazo agize yaza kukuregera kuri social media. Yes reka nongeye ngusuze ngo nikaze ko dukurikira bya buri munsi takingira Rwanda ngokutsa kandi kuri showbiz mwe mu mihanda inshuti aba diaspora n'abanyarwanda bari mu gihugu mu ndane ndi kumwe na P Onikas Face Nexi hambaga kataro katabugari insoro sashubwa joje eyo so mbrero yo boy some boy basumba sumba beke Mr Kubukubu Kabonyo asama brother bimeze gute cece biba wiwe biracamo unasemaje wiwe bameze fresh ntago ndusema reko nsige nambara kagofero ukambara yego nakunda kamera mu ntara yego agahengetse urayibuka isti mfite genge y'ibisozi mfite genge y'ibiruzi ari bora nabonye umuhungu witwa Mucunyi Mucunyira muzi Mucunyira muzi muri degize umugenge yine aho ye n'umuniga muri quartier atambara gutya tinuka jumunyira mayici warayibonye mayici ngugina ngo urushinge bro mugiye ngo nagutora mayici nagushinze atigeze mu rugo mama ngo nahageze yabara yari ibindi yarika ndagira ngo unyigeze bwa mbere urugendo rw'Urubavu amwe batise ngari kuzoye Rubavu abandi bafata imitezi iti Rubavu azabone ibyo bavuga ikigali nasidihari yaracenze yaragabanutse yego urubyiruko rw'Ikigali nago bikiri ku rugero cyanze na yari urapima so wize ukora muri Arabisi okay uyu namaze meze zite n'abati koresha bakambara bati kuri kamera oya cyica mbere kigorana kajya kwambara ari ukuntu kaza ndagurutse kagakujyamo waje kagacukura yewe RBC katubasaba mujye mwigisha abantu kudagakingiza wakambara kuko ndababwiza ukuri ko muri iyi minsi kwambara agakingizo biragoranye ukari ukuntu ukambara ukuntu biranze ukagacukura mutubwire kamera hagati kajyamo gute kayijyamo cyangwa ijyamo gute ijyamo cyaka yijyamo ntago kayijyamo ko kaba kazinze hane kinjira nako kinji karakweduka yego ikinjira yego nyine ijyamo no kayijyamo asa happy ikiro kijyamo ni ijyamo kaba kangana gutya usave dirike nuvango bakameze gutya ikinjira bakatugurugero nuvango isafuriya yego ufasha umwuko ushize mu isafuriya ubu mwuko ujya mu isafuriya akufasha isahani isahani kagenda ikweduka kugira ngo ushaka umwuko isahani kagenda igira gutya yego ikijya kinje mu kindi umwuko buri mu isahani isahani bayinje mu mwuko uvuga ngo kajyamo nagijyamo umeze neza ndashima Imana nakatutse yego niba mvubonye gute gisenyo abonye gute arabasambanira mu toilette na rimwe yagenze gute subgora nyine wowe wasambanira mu toilette ndabikora uyigira amatsiko
nta nayo ngira akabita sinabitekereza ngo agakwiki nabyo mbise nijoro ngo ariko waba inshuti zanjye zarabamenye ukina filime yego inshuti yanjye cyane yego Kadogo nawe sha urumva niwe kugira ngo udukwike cyane urumva ngo ukuntu ngo akunyeze yego agakwike kihuza ntumenye ibyabaye reka rero utange n'amago twara gutanga amazi RBC gatwinjira muri ibintu yego abanyarwandakazi urubyiruko inshuti z'u Rwanda first of all twibuke gukoresha agakingirizo hari umugabo yitwa Muyoboke Alex none turamuzi yego nigeze Muyoboke yageze kunsanga mu mahano nakoze amahano ahantu yego amahano nakoze na yashi ari kumwe na Izo turimo turisangira akabyeri yego hano Izo ambwiye ngo urishyura byeresha ndavuga ntazo nishyura uzishyure byeri eshanu cyeshatu eshatu none Izo uri umukire uzishyure ntabwo nakishyura hano Muyoboke aranganiriza arambwira ati ari byeri no kuba wajya mu irari ry'abakobwa nicyo prefera nabwo yani prefera kuba najya kunywa inzoga Muyoboke arambaza ese kabasore b'iyi minsi mbona mwabaye ubusambanyi mwabugize comedy mwabugize ibintu bisanzwe iyo ugiye gusambana udakoresha agakingirizo uzi ibintu bibiri biguhatse abaye ntabwo mbizi avuga ati rero dore ingaruka ebyiri z'ubusambanyi n'agakingirizo yambaye ugomba isomye n'agakingirizo wambaye ugomba kuba wemeye ko uri bwandure sida yego cyangwa se uri butere inda wamaze kubyemera izo ingaruka ebyiri rero kubikora uba wabyemera izindi zoroshye zirimo indwara zikira ubwo turavuga syphilis ariyo mu rugo tuvuge gonorrhea ariyo imitezi twita ubwo ni sexual transmitted disease STDs ubwo ugushaka guhurirana nabwo icyo twita zose muri rusange zirimo yego ariko nuvuga ngo nyine niba usama itamaye condom ibyo byose uba wemeye already ko bikuriho uba wemeye izo ngaruka ibiraba byose uba wabyemeye ugomba kubyakira yego niyo mpamvu rero udukingirizo Minisante dufashije yego hari amasite budukingirizo tugura ubuntu tuba turiho batangira ubuntu ni ubuntu baradutangira ubuntu mudukoresha no kwa muganga badutangira ubuntu niba urugero rwiza ngo dutangira dukingirizo ubuntu yego icya kabiri amashambure muri Kigali bro yego hari ahantu shambure guri 5,000 za Nyabugogo izaba ikodeshwa 5,000 ntago gikondo yego aho kujya ngo ujye muri toilette cyangwa ujye mu gihuru yego inzoka inakuriyeyo ufate inzoka inakuriyeyo inzoka ikurye yego ntiwakwishyura 5 ukabikora ese niba byanze niba uri umudive yego wajya mu mitwe ugasenga ukabiheka nimwe wa ADP ngo kwa General Yesu irari rigenda uri umukatolika ngo ndakuramutsa Mariya irari rikagenda uri mu Islam uvuga ngo inalani maswabilina inshallah koko se riragenda iratokeshwa bizina rya Yesu cyangwa ubucumbikiye aho ngaho rega subukuru iwawe urumva yego muri makeya twirinde ubusamanye n'ubukoze irinde yibuke kugira gute kwikingira yego gatatu niba unasambanye sambanira iwawe cyangwa ushyira roje ibyo bya toilette ujya muri toilette ujya kusambanira mu bihuru yego hari umuntu wasambanye ejo bundi hari wasambaniye Nyagatare harya ku modoka hari wasambaniye mu kumodoka nuza cya kimodoka cya kimwe restaurant ya Kigali University inyuma oya se hari wafashe ari musambaniramo ndetse buretse gato jewe na minyawe na polisi twafashe na polisi uko polisi yarabifatiye polisi ifite nanabivuze polisi yarabizi barabizi polisi y'Ihuye yarabivuze bafashe ari gusambanira hano hano urabona auditorium muri Butare agitaramo kibere barazi kivira kigaragiye muri muzo muri wacu na muzika uvuye ari odiri yaramwegetse ku gitare bituma yashamba suko bagiyita yashamba ndaza kuryibuka yamwegetse ku giti polisi iramufata ona imyaka yagize yari babikora ku giti polisi iramufata imyaka yagize yego amusangana urumogi utubori 10 umufuka cyane rwe rwamweje kujya ku giti yabonaga ari materasi ngo polisi kamera ngo ta ngo ndi mu rugo bataramusaka ariko ndafanda ngo ndi mu rugo bataramusaka ariko ngo polisi yamufashe ikizibi bizibiti bibiri yego ikizibiti cy'imyotsi yego polisi itaha ati ndi mu rugo ngo ni nka wundi wagiye muri kaburimbo y'Urubavu
abakomeye nawe tuzi Yego. bisobanuye ngo abantu birinde bamenye aho bibera n'aho bigomba gukorerwa. Ubwo rero uyu munsi nje kwiyama no gukumira yego abantu bakomeje gufata ribu nk'aho ari bagenzi bayo. uno munsi ujije gukumira abantu bakomeje gufata ribu nk'aho atari urwego. yego bavuga uko bashaka bagira uko bashaka. yego ari umuntu ku giti cye. yego ribu ni urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha. yego ribu muri Afurika no ku isi ndakeka yaza mu bihugu 10 nyine mu nzego 10 z'ubutabera zikora neza, ubwo z'ubugenzacyaha zikora neza, kuko ribu ntiyakoze investigation. yego Uwitwa Rusesayikanga ageze i Kigali nifatwa genocideri bahunze bariza mu Faransa za bose bakisanga i Kigali. yego ni urwego rukora neza. yego birantungura kubona umuntu mu Rwanda bafashe account ya president wacu yo kuri Instagram bayigira nkaho ari umuntu atagenga uko ashaka. ndabamenyesha ko umukuru w'igihugu adakinyishwa. ibyo byo ijana kuri rimwe. ndabamenyesha ko bidakinishwa. yego reka twaneze ibintu. nyuma yagiye yatangajwe na DJ Sonia byo kubangamirwa uri mu bengo bitoroshye. nanjye ntakunze uko ari mushiki wawe bakaza kuvuga ngo yaryamanye muri tuwarete njya gushimisha. yego niyo mpamvu abantu basebeje DJ Sonia bavuga ngo yasabanye muri tuwarete simbashigikiye. yego uko Sonia ni umukobwa njye mu 2020 aba ku bitaro angaha kwa Dr Gasasira Sonatip kaduturanye mu ahantu hari igipangu cy'imiyenzi kwa Mama Fride boutique twaguriragaho mwari muturanye kaduturanye yazaga muri boutique akadukopa rimwe na rimwe nawe yazaga muri boutique. Ije Sonia umukobwa wihagazeho ufite amafaranga apfa kubona kuri social media umukobwa nzovu yishyura roji naka kayishyura nako DJ Sonia yari wabara amafaranga ya roji nzovu nayo akabishyura roji DJ Sonia akajya muri tuwarete kumusebya na pateri agapateri gusiga gufura umugore wa nzovu. oyezo kandi wawo ndi ayetwa ngo iki umwe mama Sandrine ne misaka sike mbona ndasano hose mu bitaramo nzovu nasigaye Kigali gafite umugore. Uko nabakubabaje tugende. yego urumva urumva niba abo bantu babona amafaranga ya chambre ntabwo DJ Sonia ari ku rwo rwego ahubwo ukuntu uguharabika no kwiciza no kwangiza izina ryande rya DJ Sonia. yego DJ Sonia yanditse ngo ndatabaza maze imyaka 3 nsaba ubutabera simbuhabwe. myaka myinshi katujye kuri iri jambo. yego Minisiteri y'ubutabera bwacu cyangwa inzego zifite ubutabera mu nshingano koko zaguterera imyaka 3 uko byumva numva Ndi bidashoboka. kwibaza ngo bansubize. Inzego zifite ubutabera mu nshingano yego zaguterera imyaka 3 ukomente mu nsubize. yego birababaje binateye agahinda kubera imyaka 3 wiruka mu nzego usaba ubutabera ariko ntubuhabwe. myaka 3 byatangiye mu kwezi kwa 7 2023 natanze ikirego muri ribu usaba ubutabera no kurenganurwa kubera agatsiko k'abantu banoteza bakamarabika. Imboro by'agatsiko byose singemera ngewe kubakera ibintu ngo by'ubutsiko buharabika abantu. imboro singemera ngewe uri utabura muri Rwanda rwacu turimo wakora agatsiko wagakoreye n'akabanyarirenga bimusanze bigize ibisambo baragaciye rega kore n'abajuma b'Inyagatare baragaciye. yego ayisenga abajuma banyagasenge igisengo byako uzi bakoreye ankoke bashitani uzi bakoreye ankoke fone bakubise barazamuka atashameze ngo nibyo ngibyo ari yariciye urumva ngo Sonia rero ngo atazi ikirego kifite agatsiko k'abantu bamutoteza bamuharabika. yego bamutesha agaciro bakanampimbira inkuru zitandukanye bagamije kunyangisha abantu. yego mu bihe bitandukanye nahamagajwe nakirwa n'abakozi ba ribu ntanga statement ariko aho kumfasha bagahindukira bakabibwira abo nareze bagakomeza kuntoteza buretse gatoya. ubwo Sonia yavuze ko muri ribu yego Sonia yavuze ko muri ribu harimo abantu ba ribu ubwo bashobora kuba barya ruswa. oyezo kandi buretse gatoya
kuko Sonia yavuze ngo abo yarageraga muri ribu bamucira bakajya kubwira abandi Sonia yareze. Urugero ndeze sote mvuga ngo sote yantutse muri ribu ndege bivuga urugero yitwa Ankoke. Ankoke saci nyuma agiye kubwira sote kuko dikaje ukureka ibyo Sonia ashatse kuvuga ahangaha. Kuko Sonia yaravuze ngo abaribu yaregeye abo baribu yaregeye baciye inyuma Sonia bajya kubwira abo yareze ko Sonia bareze muri ribu. Nanone umuntu akibaza kuki biba hamwe bikaba habiri. Bivuze ngo Sonia yaragaragaza ko abakozi ba ribu ahubwo bo bashishikarije abo Sonia yareze kumutoteza. Si tukuva amagambo yose ahubwo tukibaza ngo ibyo birashoboka mu Rwanda rwacu. Sonia akomeza agira ngo nyuma nahisemo kwitabaza Minisita Abudara tuma twishima musaba ubufasha kuko kuri iyi nshuro byari bigezaho batangira kunteranya n'abakoresha banjye ndetse no kwinjira umuryango wanjye. Nasabaga ubufasha Minisita kuko abamarayika babarizwa muri minisiteri ayoboye tayari karabaye ako seberetse gatoya. Ubwo bivuye muri ribu bigeza muri minisiteri. Yego Muri minisiteri harimo abakozi baharabika nde bije Sonia. Ese ko numva abantu bose bo mu harabika mu gihugu. Sonia Baratunaniza. Sonia Bose muri ribu harimo abaharabika. Ubwo muri minisiteri ayoboye Sonia ni umuzizi cy'uko rihabi hafi n'ahangana ayoboye. Rihabu yihuzu. Rihabu kandi Rihabu yihuzu ezo gatoya. yego Muri minisiteri baragutoteza muri baragutoteza. Rwanda Rehabilitation Center Service Center Huye Rehabilitation Service Center Mbese Minisita yambwiye ko yego ntacyo yamfasha. yaranditse Minisita avuga ko ntacyo yamufasha ngahubwo nasubire muri ribu. Bivuze ngo Minisita ateranye Sonia karabaye ko se Sonia akose Sonia no mukabyara Shadibu mugenzi wawe araje vuba. Uvuga ngo Minisita yanze gufasha Sonia naramubwira ngo sibira muri ribu twikomeza. Ngo kuri iyo nshuro rero yego nubwo yese yambaza metere witwa Ibambe Jean Paul bajya muri ribu batanga ikirego bundi bushyashya tariki 26 z'ukwa karindwi 2025. ubwo hari hashize imyaka igera kuri 2. Uvuga ngo nyine Ibambe aje gukosora amakosa ya minisitiri na ribu ubwo kuri Jason. Ubwo yagiye muri ribu banga kumufasha agiye kuri minisitiri yanga kumufasha aravuga ati Ibambe niwe muntu wamfasha giye gushaka umunyamategeko. Ndongera nkoresha statement Yego subiramo ibiri mu kirego cya mbere tunagaragaza itotezwa n'iharabika nkorerwa ukomeje ku mbuga nkoranyambaga kandi riri gufata indi ntera. Kuri inshuro banshinjaga indwara zidakira batangira no guhimba inyandiko chat bakazinyitirira barangiza bakazikwirakwiza ku mbuga nkoranyambaga. Nkaho bidahagije bakantumaho abantu bigamba ko bazanyumvisha. Bamwe bakansa amafaranga ngo bahagarike kunsebya cyangwa bakora agatsiko nanjye ko kundwanirira. Bivuze ngo ahangaha DJ Sonia ahangaha ari mukuri. Kuri we ari kumutera ubwo bati yego uzada amafaranga stiri ubwo do amafaranga tugutoteza. Yego Nutego turajya gute? Turagutoteza. Mwabisambo muri ushaka kwiba Sonia mwandyaryamu. Iribi bakurikirana. Yego Mu ntangiriro z'iki cyumweru yego narongeye hahimbwa izindi nkuru zimarabika uziri gukwirakwizwa. Nagerageje guhamagara umuvugizi wa ribu ubwo twagiye sasa none bigeze hejuru cyane. Nagerageje guhamagara umuvugizi wa ribu Murangira Bitseri sinabasha kumubona kuri telefone. Akantu njya gukumve cyane sinabasha kumubona kuri telefone. Fata umwanzuro wo kujya kuri ofisi nifuza kubana nawe cyangwa umuyobozi mukuru wa ribu Pikabanda ngo mbabaze impamvu ibirego byanjye bititabwaho cyangwa niba batabona yishwa rubazo nkorerwa. Uvuga ngo ubwo ngubwo DJ Sonia yashaka kubaza umuvugizi wa ribu Murangira Thierry ubwo n'umunyamabanga wa ribu impamvu batita ku kirego cye. Ndashaka kujya kubaza impamvu nyine batita ku kirego cye. Ikirego atanga kititabwaho. Nagezeyo
bambwira ko tudashobora kubonana. Byavuye muri RIB byagiye kwa minisita noneho no ku mukuru wa RIB kubonana biragoranye. Kandi nyine umukuru wa RIB n'umuvugizi wa RIB Murangira Thierry ngo babwiye Sonia ko tudashobora kubonana. Bivuze ngo abo bose Komeze. Ngo umuvugizi wa RIB yego n'umunyamabanga wa RIB babwiye Sonia ko tudashobora kubonana. Ngo nta appointment afite. Akantu gakomeye ngo hanyuma Sonia abo tuvuze haruguru abasaba kuyihabwa aramubwira ngo uzahamagare. ngo uzahamagare aribwo tuyiguha. Ibi birashoboka baretse gatute tuvugisha ukuri. Ubu wajya kureba umuvugizi wa RIB Murangira Thierry ukamusanga mu biro wamubonye akakubwira ngo genda uzahamagare birashoboka. Intyoza Kevin Ngiri akanyibaze inyubariza inyuma. Ari gukora ikirego cyaratanzwe akakubwira ngo genda uzahamagare. Ntabwo bakubwira ngo uzahamagare. Cyangwa akakubwira ngo uzaze kuri uyu munsi. Urumva appointment ubundi nyine aba bantu bo mu nzego uko uvuga ngo usubire kumva. Uvuga ngo yagezeyo abaje kuvugana n'umuvugizi wa RIB ndetse n'umunyamabanga wa RIB. Bambwira ko tudashobora kubonana kuko nta appointment mfite. Yego. Nsabwa kuyihabwa ubu nyine ahita basaba ngo kanyihabwe. Yego. Ngo baramubwira ngo ningende nzahamagare. DJ Sonia yakoze ikosa wenda mu myandikire no kudasobanura, ariko ubundi umuvugizi wa RIB ntago ari umuntu umuntu usanzwe nyine ubona ngo kubera ko umubonye mu muhanda ugiye kumubwira. Byakwiyongeraho ko umusanze kuri office either ashobora kuba hari indi nama arimo cyangwa se nta nama arimo ariko hari ibindi bintu ari gukurikirana. So abasekreteri be bashobora kukumenyesha ngo ntabwo tukwemerera kumuvugisha ariko wasaba appointment. Sibyo? Wenda ikosa yakoze nuko yavuze ngo baramubwiye ngo nataha azahamagara. Akaza gusobanukirwa ku buryo wabwira sekreteri ngo mu munsi kubera mugenzi zawe ari mu rugumamagara. Ako ngako ko aho niho ruzingiye. Ariko ubundi ntago sekreteri w'umuntu yakubwira ngo taha, ashobora kubwira ati reka ndebe urumva umunsi iki cyumweru arahuze noneho uzongere wenda utwibutse mu cyumweru iki niki. Aho icyo yakoze ni imyandikire idafite detail irimo amakosa. Arandika arakomeza ndi yego ubu se nicare ntuze ntegereze igihe appointment izabonekera. Yarahamagaye ntago birimo yego uko nagatubwiye niba yarahamagaye cyatarahamagaye yego ahita atubwira ngo ubu nicare ntuze. Bivuze ngo muri episode 10 yatarutsemo imwe iya 9 yatarutse cyane ko noneho natangiye no kohererezwa amajwi bambwira ko nongera kujya mu kazi nzagirirwa nabi. Mpunge se cyangwa ntabazijya kodera byabanye n'ababuje abantu bose muri showbiz ni ibingibi. Tabaze nyambuza abantu bayagona ba disikere bose ni ibingibi. Gatabaze ngo cyangwa ntabaze president ariko president muzi uwari we bamugize umuyobozi wa AI ku isi urumva. President kuriye cogamo urumva. President ni President Trump amugera agapfuka dore Trump aza president ameze gutya areba hasi abwira president Franco kwa bikarita mutugata yikuraho. President Infantino aza kubwira ngo muzeyi ese ira stade yanyu nyite pere wabinyemerera yego ntibati yite nta kibazo. Uyu motsepu muherwe apfuka imbere ya president Xi Jinping avuga igishinwa mu bindi bihugu yagiye imbere muze akavuga icyongereza cy'Ikinyarwanda arakiga urumva. Vladimir Putin avugana president mu Kinyarwanda. Papa amonye Papa Francois wa mbere Francis wa mbere Kiliziya Gatolika yari inangiye gusaba imbabazi ku bapadiri n'abantu bagize urari bajose nakora abatutsi bo cyane kane. Papa bwira president ngwino ngusaba imbabazi. Wari muramutaginga bari gutaginga umuntu mungana urandika ugapfa gutaginga tu. Papa bwira president ngwino ngusaba imbabazi ariko wowe uvuye hano mu Sonatibe utagenze muzeyi kuko wacuranze hehe na hehe ubwarangije rwose Azaboga. Agora tá aí a presidência. A presidência era Rosa. Agora tá aí a presidência. Não gostei. Olha, DJ Sonia, ya soja ataginga RIB Rwanda Justice n'urugwiro sha. Urugwiro rwayo baso. Urugo banyuko. Aho ngeze urugo mushaka. Okay, very good. Ndio ntaginga Putin. Na Kimujongo uni noneho. Okay. Evoda ari kunyishuza umushahara vuba. Kimujongo nakayinega yari gutaginga mu ntaba ndarembejwe. Mama ni wanje arandembejwe. Arishuza. Yego. Aigasha.
uwo ni uwitwa Sony wagaragaje haba no mu majwi yashyize hanze haba muri iyo nyandiko yakoze yagaragaje yuko afite ibibazo. Reka nsoze mvugira iki kintu. DJ Sonia gerageza ureke gushyira mu majwi abantu utazi ko aribo bantu bashaka kubikorera ibyo ngibyo. Kuko ikosa urakora, ikosa uri bukore. Hari byinshi biri hano ku isi biri kuruga bitembera mu matelefoni. Kubona ibindi bintu binyuranyuranamo. DJ Sony ntongere gukora mistake. Gana urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ariko se baretse gatuye amanzi bazi. Ubundi kuki mu Rwanda baretse gato umuntu ugize akazi na wese yumva ko ikibazo agize yaza kuregera kuri social media. Uza ntubabaye. Uza abantu bariye imirimo mu Rwanda buzuye, abantu biciwe bataza kubivuga ngaha. Ako muri showbiz ndabyuka mvuge ngo okay, ndabyuka mvuge ngo ingira yanyambuye kingira nyara ku buriri uhita undega. Oya watuza muri social media ngo ribu ndatotezwa kronika ivuga ko nyara mu buriri nimwamufunga. Wagiye kuri ribu utanga ikirego ntibakwakira kandi we wasangana na nyara aranyarize. Noneho akantu kambabaza Banyarwanda kazi kidukanye babwire mwe n'ingofero ukimenye. Raporo y'urwego rw'igihugu rw'ubutabera mu Rwanda yagaragaje ko mu magororero no mu magereza yo mu Rwanda harimo ubucucike. Cyo kintu mu cyumva. Bityo rero mu butabera bwunga bw'u Rwanda bitewe n'icyumweru cy'ubutabera kijya kibaho barimo barimakaza ubutabera bwunga. Birantangaza umuntu nyuma uvuze ngo n'urugero ngo Evode yarapfakaye ngo amwinjire mu muryango bakabunga kumva ko urabigira ntambara ukazajya ribu urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha ubushinjacyaha babereyeho gushyira mu nshingano icyo inzego z'ubutabera zavuze ko tugomba kwiyambaza ubutabera bwunga, propagation and mediation. Niba utabyemera rero uzashinga ubutabera bwawe mu rugo rwawe no mu gipangu cyawe, ureme urukiko rwawe, ureme ribu yawe, ureme ubushinjacyaha bwawe, ujye wimucira urubanza rwawe, ureme imanza zawe. Ese Piyoni utararenga aho ngaho ni bande muri uno mwandiko batotoza witwa Sony? Avuze ko ari abantu bakora inkuru runaka ntabwo ndamenya. Urakoze cyane.